Muraho, mbere y'igihe, mbere y'isi, mbere y'ijuru hari ubusa butarimo ikiremwa na kimwe. Ubusa butari ubusa busanzwe, ahubwo bwari ubusa bwari buzengurutswe n'ubutagatifu bw'Imana. Nta rumuri rwariho, nta mwijima ugaragara, nta majwi y'ikirere, nta kintu cy'umubiri, byose byari ituze by'iteka. Ariko muri ubwo busa umwuka w'Imana wari uhagaze hejuru y'amazi atarabaho, nk'inkuba itagaragara ifite imbaraga z'ubugingo. Imana yonyine niyo yarebaga byose, irimo gutegura igihe cyo kuvuga ijambo rizahindura byose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko Imana yaremye byose ihereye ku busa, tukaba turi ibiremwa bitangaje kuri iyi si. Mwibuke mwiyumvemo isoko y'ukuri. Aha ni kuri JPTV show. Wibuke gukanda subscribe, share na comment, ndetse unakande like kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure. Turaje mu kanya turambura ikiganiro. Nk'uko tubikesha Bibiliya yera ndetse na Bibiliya ntagatifu, mu gitabo cy'intangiriro batangira bagira bati: mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikivangavange kitagira ishusho kandi iriho ubusa. Umwijima wari ubudikiye inyanja y'amazi, n'umwuka w'Imana wahuhiraga hejuru yayo. Imana iravuga iti: nihabeho urumuri. Urumuri rubaho. Imana ibona ko urumuri ari rwiza, nuko itandukanya urumuri ndetse n'umwijima. Urumuri irwita amanywa, umwijima iwita ijoro. Burira buracya ubu munsi wa mbere. Imana iravuga iti: nihabeho ikirere hagati y'amazi, gitandukanya amazi n'ayandi mazi. Imana ihanga ikirere maze itandukanya amazi ari munsi y'ikirere n'amazi ari hejuru y'ikirere. Biba bityo. Ikirere Imana icyita ijuru. Burira buracya ubu munsi wa kabiri. Imana iravuga iti: amazi ari munsi y'ijuru nateranire hamwe maze ahumutse hagaragare. Maze birongera biba bityo. Ahumutse Imana ihita ubutaka, ibidendezi by'amazi byita inyanja. Imana ibona nabyo ari byiza. Imana iravuga iti: ubutaka nibumere ubwatsi butoshye, n'ibyatsi bifite imbuto zibyara ibindi, n'ibiti byeraho imbuto zifitemo umurama, bikurikije ubwoko bwa buri giti. Maze biba bityo. Ubutaka bumera ubwatsi butoshye, n'ibyatsi bifite imbuto zibyara ibindi, n'ibiti byeraho imbuto zifitemo umurama, bikurikije ubwoko bwa buri giti. Imana ibona nabyo ari byiza. Burira buracya ubu munsi wa gatatu. Nuko Imana irongera iravuga iti: nihabeho ibinyarumuri mu kirere cy'ijuru bitandukanya amanywa n'ijoro, bibe ibimenyetso biranga ibihe by'amakoraniro, bijye kandi biranga iminsi n'imyaka, byakire mu kirere cy'ijuru kandi ngo bimurikire isi. Maze biba bityo. Nuko Imana ihanga ibinyarumuri binini bibiri, ikinyarumuri kinini kugira ngo kigenge amanywa, n'ikinyarumuri gito kugira ngo kigenge ijoro. Ihanga n'inyenyeri. Imana ibishyira mu kirere cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi, ndetse no kugira ngo bigenge amanywa n'ijoro, bitandukanye urumuri n'umwijima. Imana ibona nabyo ari byiza. Burira buracya uwo munsi wa kane. Imana iravuga iti: amazi najagatemo utunyamaswa tuzima, n'ibiguruka biguruke hejuru y'isi munsi y'ikirere cy'ijuru. Imana irema ibikoko nyamunini by'inyanja, n'iby'inyagambura by'amoko yose byuzura amazi. Irema n'ibiguruka byose bya buri bwoko. Imana ibona nabyo ari byiza. Nuko Imana ibiha umugisha iravuga iti: nimwororoke mugwire, mwuzure amazi y'inyanja, n'ibiguruka bigwire ku isi. Burira buracya ubu munsi wa gatanu. Imana iravuga iti: ubutaka nibubyara inyamaswa nzima zikurikije amoko yazo, izishobora gutungwa, izikururuka hasi, izo mu nshyamba zose zikurikije amoko yazo. Maze biba bityo. Imana ihanga inyamaswa z'ishyamba n'izishobora gutungwa zikurikije ubwoko bwazo, n'intondagizi zose zikurikije ubwoko bwazo. Imana ibona nabyo ari byiza. Maze Imana irongera iravuga iti:
iti noneho duhange muntu mu ishusho ryacu mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba n'intondagizi zose. Nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke mugwire isi yose, nimutegeke mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ikizima cyose kiguruka ku butaka. Nuko Imana iravuga iti dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose, n'igiti cyose cyera imbuto zifitemo umurama, bizaba ibiryo byanyu. Inyamaswa zose zo mu gasozi, ibiguruka byose byo mu kirere, ikiruka hasi ndetse n'ikikurura hasi cyose, ikifitemo ubuzima cyose, bihaye ibimera bitohagiye kugira ngo birishe. Nuko biba bityo. Nuko Imana ireba ibyo yari imaze kurema byose, isanga ari byiza rwose. Burira buracya, ubu munsi wa gatandatu. Nuko ijuru n'isi n'ibiyirimo byose bisozwa bityo. Ku munsi wa karindwi Imana isoza umurimo yakoraga. Nuko kuri uwo munsi wa karindwi iruhuka umurimo yari imaze gukora. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, irawiyegurira kuko ari wo munsi yaruhutseho umurimo wose yari imaze gukora. Ngayo nguko amavu n'amavuko y'ijuru n'isi igihe biremwe. Uhereye ku busa, Imana yaremyemo isi yuzuye ubuzima, umucyo, amazi, ikirere ndetse n'umuntu. Buri munsi w'iremwa wagaragaje ubuhanga n'ubugingo by'Imana, kuko buri jambo ryayo ryabaye ubugingo bushya. Iyi nkuru itwigisha ko nta busa imbere y'Imana, kuko naho tubona ubusa, Imana ishobora kuhavumbura ubuzima. Iduha isomo ry'uko buri munsi ifite impamvu, nuko kuruhuka ku munsi wa karindwi ari ugushima no guha icyubahiro uwaturemye. Ngayo nguko, ciao ciao, ndi JP. Imana ibaha umugisha n'amahoro. Tubonane mu bindi biganiro. Subscribe, share na comment kugira ibiganiro byacu birenga imipaka. Ndabakunda, bye. Thanks for watching, everyone. Don't forget to subscribe, share, comment, and like for more JP Show. See you next time.